wigeze kumva inkuru y'abasaza nabonye rwose bakoze umuhango wo gutora abasaza bakoze umuhango wo gutora papa yewe sinzi niba iyo nkuru warayibonye ariko ni inkuru yakuriye amarangamutima y'abantu benshi kugeraho n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko bari gukora iperereza kuri abo bantu barebe uko bimeze. Ese ni inkuru waba waramenye? Ese niba koko warayimenye ni inkuru wakiriye gute? Muri iki gihugu nta muntu utaramenye iyo nkuru kuko ni inkuru uretse wenda ko benshi itabashimishije ariko ubu ni inkuru yo gutorwa kwa papa ngo yatowe ngo na groupe y'abantu bitwa ngo abatowe ngo nabatowe abatowe hanyuma se ko batowe ngo bagatora papa narayumvise. Antoine Cardinal Kambanda ni umuntu kwegera bitagoye bagomba kumwegera ntago yishyira hejuru aca bugufi cyane bari kumwegera bagatanga igitekerezo cyabo akabagira inama kuko ni umubyeyi umwepiskopi burya bari umubyeyi wabari muri iyo diocese bose bahita rero bazamuka ngo bagiye gutora papa hazaza muri iyi minsi ya nyuma Yesu yarabivuze ngo hazaza n'abahanuzi b'ibinyoma yego abiyita ba Kristo abiyita Kristo noneho dutangiye kubona n'abiyita papa. Ejo ni munsi ki? Ejo ni umunsi kuri wowe ufata gute? Ejo ni umunsi ukomeye cyane umunsi mukuru wa Pentecost. Pentecost ni umunsi ukomeye muri kiliziya kubera ko buriya abahanga mu nyigisho za kiliziya bemera ko kiliziya yatangiye kandi igakomera ku munsi mukuru wa Pentecost. Ubwo Yezu nyine yaherezaga intumwa ze Roho Mutagatifu aravuga ati mbahaye Roho Mutagatifu nimugende ku isi hose mujye kwamamaza inkuru nziza. Ejo rero tuzaba twizihiza uwo munsi intumwa zahawe Roho Mutagatifu kandi Roho Mutagatifu ndihawe intumwa gusa natwe twaramuhawe kugira ngo atuyobore. Yego Roho Mutagatifu rero turamutegereje kandi umunsi w'ejo mboneyeho kwifuriza abakunzi bose ba Ririmba Media TV umunsi mukuru mwiza wa Pentecost. Abakristo bose igitangaje ni umunsi w'abakristo buriya n'abatari ntago ari abakristo gatolika gusa. Mozari ni muntu ki? Mozari ni umuntu ufata gute wowe ku ruhande rwawe? Mozari ni igihangange ubundi yitwa Amadeus Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart. Ni izina rero rikomeye cyane mu muziki w'isi. Nta nubwo ari umuziki wa kiliziya gusa ahubwo cyane cyane muri musique classique icyo twita classical music. Mozart rero yari umuhanga ukomeye cyane mu guhimba no mu gucuranga umuziki wa kera nyine uwo nguwo umuziki wa kera ariwo twita classical music classique. Mozart rero yabaye umwana w'igitangaza aho yagaragaje impano itangaje akiri muto cyane mu muziki. Mozart ku myaka ye 3 yashobora gucuranga inanga ku myaka 3 kandi agacuranga ibintu byumvikana ku myaka 3. Harpsichord yarayicurangaga Mozart. Hanyuma ku myaka 5 Mozart aratangira guhimba indirimbo za Mozart, indirimbo ze bwite. Umuntu w'umucuranzi wese aho yaba ari kwisi ucuranga piano, ucuranga org agomba kuzirikana Mozart. Yes, turabasuje kandi tubahaye ikaze mwebwe mwese mukunda ibiganiro byacu hano kuri Ririmba Media TV. Twongeye kugaruka mu kiganiro nanone cy'uyu munsi turi kumwe na mwarimu Eliezer. Mwarimu wiriwe neza? Mwiriwe neza Elise. Mumeze mute? Amahoro turashima Imana. Yego. Tugusanze kuri Kigali Revision Center, ni ikigo nasanzemo abana, abakuru ndetse n'abatoya. Ni ikigo gikora iki? Kigali Vision Center ni ikigo gikora service, gitanga service zijyanye n'uburezi. Harimo gusubiriramo abanyeshuri amasomo, abanyeshuri ga muri primaire no muri secondaire. Yego. Gusigarana abana batoya garderie cyangwa day care mu Cyongereza. Kwigisha abantu bakuru bategura ibizamini mpuzamahanga birimo TSF Canada, TOEFL, IELTS
Duolingo n'ibindi bizami kimwe n'umuntu ushaka kwiga icyongereza n'igifaransa umuntu mukuru wenda utaragize amahirwe yo kubyiga mu ishuri cyangwa ushaka kubinonosora mu buzima bwe busanzwe ushaka kuba uri umucuruzi akavuga utereka nige icyongereza kizajya kimfasha kujya guhaha utarigeze ukandagira mu ishuri se mumufasha iki kandi ari mukuru nawe ariga tumutegure agafata se yara cyane ariko se arafata rwose tumutegurira porogaramu ye ijyanye n'uko aje hari uza atazi na good morning yego tukamutegurira amasomo y'icyongereza y'amezi 3 y'amezi 6 se y'amezi 9 ibyo bintu ntibihenze oya birafodable kuri buri muntu birafodable kuri buri munyarwanda kuri buri munyarwanda rwose yabyiga nta kibazo njyewe nahabonye ngira ngo harahenze kubera harabibwira ko kubera ko ari mu irebero kubera ko harasa neza abana bahiga rwose ubarebye ubona ko ari abana hari ababona ko ari mu irebero bakavuga bati bwo ari mu irebero uri ibiciro biri hejuru cyane ntabwo ibiciro bihanitse ni ibiciro buri muntu wese yafodinga buri wese ageraho yego hanyuma muherereye hano ku irebero aba bakeneye kugira ngo babashe kubona serivisi mutanga bababona ku zihe mbuga nkoranyambaga cyangwa se ku yihe nimero bashobora kureba kuri website ya Kigali Revision Center kigalirevisioncenter.com ubu kwandika /3 akadomo Kigali Revision Center akadomo com aho niho hambere badusanga aha kabiri bashobora kuduhamagara kuri telefone 07 82 42 94 19 na email nayo urumva watwandikiye cyangwa kuri WhatsApp kuri iyo nimero mbahaye yatubona ariko cyane bakadusanga hano ku biro hano dukorera yego akagera kuri reception bakamwakira bakamuha amakuru yose akeneye nibyo byiza cyane yego nibyo ngibyo rero twari tumaze igihe tutakubona hano kuri Ririmba Media TV ese waruhugiye mu biki urumva abantu bawe bari bagukumbuye ndetse nanjye ndimo muri abo bantu waruhugiye mu biki muri iyi minsi muri iyi minsi rero ngewe ikintu cyane nari mpugiye mu bijyanye no gutunganya nyine ahangaha kuri Kigali Revision Center yego icya kabiri nari mpugiye mu bikorwa byanjye bisanzwe by'umuziki kuko hano twigisha n'umuziki twigisha abana batoya n'abantu bakuru gucuranga piano cyane na gitari nibyo twatangiranye hanyuma ariko nkaba nari mpugiye no mu mushinga w'igitabo gutunganya igitabo cy'indirimbo zikoreshwa muri liturujia zikoreshwa mu misa iki gitabo kikaba kigeze kure ubu ngubu kiri gutunganywa ntekereza ko mu mezi ugereranyije nko kuri pourcentage kigeze kuri pourcentage ya 75%. Cyarangiye muri iyi mpeshyi gishobora kuzasohoka nibigenda neza yego Imana ikomeze ibyo nari mugiyemo hanini urumva rero harimo kwandika indirimbo kusoza izo nari nagiye ntangira sinzisoze cyane n'ibyo ngibyo nyine n'akazi ka Kigali Revision Center ubwako se ikijyanye n'umuziki kuri wowe ni ikintu ufata gute umuziki muri rusange no kuririmba ni ikintu ufata gute wowe person kuririmba rero personally buriya kuririmba n'ubuzima ahubwo sinjya nibaza nk'umuntu ubaho utaririmba hababayeho ati njyewe ndirimbira muri douche kuririmba muri douche buriya nako ni akantu buriya hari abantu baririmbira muri douche mu gitondo ubyutse ijwi rikiri hasi yo ngiyo rwose utaramukanye icyo bitanga ibiswaswa ukuntu umuntu abyuka ngaramukanye ibiswaswa wumva udashaka kuvuga wumva ufite ubunabi wifitemo ububihe muri wowe buriya rero ubwo bubihe bwose iyo ubashije kuririmba ubu bwirukanye ni nka kwa kundi baba ngo twirukanye shitani ngo toka satani ngo mu izina rya Yesu izina rya Yesu turakwirukanye kuririmba rero buriya kuririmba ni ubuzima kuririmba ngewe birandyohera iyo ndirimbana n'abandi iyo ncuranga iyo ndirimbira Imana iyo numva umuziki kuba uri mu rugo iwawe cyangwa uri mu kazi ugatega amatwi indirimbo burya biruhura roho yawe biruhura umutima wawe bigatuma bikakugabanyiriza stress bikakurinda stress ese ubwo uzi ko bavuga ko n'amatungo ayatworora buriya umuziki uyagirira akamaro icyo narinzi ni uko hari umushoramari witwa Sina Gerard afite ahantu yororera ingurube yego
nabonye ikiganiro yavugagamo ko izo ngurube ze zifite umudije. Izo ngurube bazicurangira umuziki. Zifite umudije uzicurangira, akamenya umuziki zishaka, akamenya n'amasaha ziwukeneyeho. Yego rwose ngo bavuga rero ko n'ingurube zibayeho neza cyane. Bavuga ko n'inkoko burya inkoko zitera amagi. Inkoko zitera amagi nta bushakashatsi ndabikora ariko biravugwa. Hari abahanga babisobanuye. Iyo uzicurangiye umuziki, igihe cyazo cyo gutera amagi, kwa kundi nk'inkoko imisiba none ejo igatera, ejo bundi igasiba, bivuga ngo niba yari gutanga nk'amagi 50 mu kwezi, ishobora gutanga 55 cyangwa 60 kubera uwo muziki. Mbese yaryohewe muri yo imeze neza. Yaryohewe imeze neza. Nta stress. Umuziki rero burya na production y'ibyo dukora burya bifitanye isano. Yego. Impamvu uzasanga akenshi kuki se ahantu henshi usanga hari umuziki. Ariko ahantu hose uzajye gusenga ahantu hatari umuziki. Gusenga nta muziki. Reka nkwereke. Ku rusengero hari umuziki. Mu nama mbere y'uko inama itangira hari umuziki. Ku kiriyo hari umuziki. Indirimbo yubahiriza igihugu. Kuki batagira umuvugo wubahiriza igihugu? Umuziki. Bakakora ubukwe umuziki. Ndumva umuziki ahubwo wiganje ahantu hose. Umuziki ni ubuzima. Ubundi umuziki ni nk'amazi. Ndumva umuziki wiganje ahantu hose kabisa. Umuziki ni nk'amazi buriya isi bayo idafite amazi urumva uko yabimerewe. Isi bayeho idafite umuziki rero bwaba ari ububihe bwigendera. Umuziki kuri nge rero numva ari ubuzima rwose. Ubikora kubera ko ubikunze cyangwa ubikora kubera ko ari akazi? Umuziki ngukora kubera ko ngukunze. Bijyanye n'umuziki mbikora kubera ko mbikunze. Ntabwo mbikora kubera ko ari akazi. Biba akazi kubera urukundo mbifitiye. Birangira buriya bibaye akazi. Hari igihe umuntu amamagara nta mwanya mfite nka korari kamamagara iti dufite misa mu mwanya none umuntu ari buducurangire ntabwo abonetse. Waje ukaducurangira. Ako kanya bibaye akazi. Bitangenda. Mfitanja gucuranga. Bibaye akazi kandi noneho ugiye no mu by'ukunda. Bitanja kubacurangira. Urumva wenda nta muntu ntacyo ndandi gukora. Ndabikora nta nubwo wenda ndi bubishyuze ndabikora. Ariko nkumva nyine mbikoze mbikunze nkumva binjoheye. Yego. Urumva rero kubaho nta muziki byaba bibishye. Nawe Imana izakurinde kubaho nta muziki. Umuziki uburyo ngewe nakubwiye uburyo umuziki wanjye bumeze. Muri dushe ugikanguka. Mbere yuko njya ku kazi ndabanza nkigira muri dushe nkaba ndi kuririmba gake gake. Ugikanguka kiramo akaririmbo ukunda ukumve. Ukumve. Ukangura ubwenge bwawe ukangura roho yawe. Ukumve hanyuma ujye muri dushe uririmbe. Uririmbe indirimbo yose ukunda. Yego. Ituma uwo munsi wirirwana cyangwa wiriranwa ibi neza neza. Nta mutima mubi. Yego. Yego kara agaciyemo twagiraga ngo tubanze tubwira abantu ko noneho kuri Ririmba Media TV batazongera kutubura ndetse nawe ubibasezeranye imbere yabo ubareba. Urumva hano kuri Ririmba Media nari maze igihe mpugiye muri ibyo kandi nabyo byari bifite akamaro. Yego. Ntibahambonaga rero ariko ubu ngubu rero baraje bambone rwose buri munsi ikiganiro buri munsi ikiganiro ari nako bibuka gukanda subscribe n'iki kiganiro tugiye kurekura bagisharinge n'abandi bagisangiza abandi kigere kure yego banaduha ibitekerezo muri comment batubwire se murashaka ko bizagenda gute yego kuko nibo dukorera ntago ari twe twikorera. Nibyo rwose. Nibo dukorera ntago ari twe twikorera. Yego. Mu bemera ba Kiliziya Katolike ejo ni munsi ki? Ejo ni umunsi kuri wowe ufata gute? Ejo ni umunsi ukomeye cyane. Umunsi mukuru wa Pentecost. Pentecost ni umunsi ukomeye muri Kiliziya kubera ko buriya abahanga mu nyigisho za Kiliziya bemera ko Kiliziya yatangiye kandi gakomera ku munsi mukuru wa Pentecost. Ubwo Yezu nyine yaherezaga intumwa ze Roho Mutagatifu aravuga ati mbahaye Roho Mutagatifu. Nimugende ku isi hose mujye kwamamaza inkuru nziza. Ejo rero tuzatwizihiza uwo munsi intumwa zahawe Roho Mutagatifu kandi Roho Mutagatifu ndihawe intumwa gusa natwe twaramuhawe kugira ngo atuyobore. Yego. Roho Mutagatifu rero turamutegereje kandi umunsi w'ejo
mboneyeho kwifuriza abakunzi bose ba Ririmba Media TV umunsi mukuru mwiza wa Pentecost, abakristo bose. Igitangaje ni umunsi w'abakristo, buriya n'abatari ntago ari abakristo gatolika gusa. Nose ntuzi ko habaho Eglise Pentecote cyane. Iyo ngiyo nano bitiriwe bitiriwe no mutagatifu umunsi w'ejo. Abo nabo twifurije umunsi mwiza wa Pentecost. Yego. N'abandi bose rero bemera roho mutagatifu bamwita mwuka wera mu kirundi ngo ni mutima mweranda, le Saint Esprit en français, Holy Spirit. Abo ngabo rwose mbibutsa ko hari n'indirimbo nakoze yitwa Holy Spirit yakorewe umunsi mukuru yenda kujya hanze. Oya isanzwe iri hanze. Yego. Holy Spirit bayirebe rwose bayisangize n'abandi. Ni umunsi mwiza wo kugira ngo bajye kuyireba bafiteho n'akantu. Holy Spirit, come and fill us with your love. Holy Spirit, come and fill us with your wisdom. Holy Spirit, come and fill us with your joy. Holy Spirit, come and fill us with your light. Oh, come, Holy Spirit. Oh, come in our lives and stay forever. Oh, come, Holy Spirit. Oh, come, Holy Spirit. Urakoze cyane rwose. Nibajyeho bayirebe. Agira iti ngwino roho mutagatifu. Indirimbo nziza cyane. Nibajyeho bayirebe bayisangize n'abandi. Yego. Ese mwari wigeze ndi mwarimu uretse no kuba mwarimu w'umuziki burya no mu buzima busanzwe ngende. Yego, niyo mpamvu nanjye rwose ndi proud yo kurezi ndi umwarimu ndi umuyobozi w'ishuri. Urumva rero kubyegereza umutima cyane. Nta kibazo rwose ndabikunda. Mwari yego wigeze kumva inkuru y'abasaza nabonye rwose bakoze umuhango wo gutora abasaza bakoze umuhango wo gutora papa. yewe sinzi niba iyo nkuru warayibonye, ariko ni inkuru yakuriye amarangamutima y'abantu benshi kugeraho n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko bari gukora iperereza kuri abo bantu barebe uko bimeze. Ese ni inkuru waba waramenye? Ese niba koko warayimenye ni inkuru wakiriye gute? Muri iki gihugu nta muntu utaramenye iyo nkuru, kuko ni inkuru uretse wenda ko benshi itabashimishije, ariko ubu ni inkuru yo gutorwa kwa papa ngo yatowe ngo na groupe y'abantu bitwa ngo abatowe, ngo nabatowe abatowe hanyuma se ko batowe ngo bagatora papa. Narayumvise ariko nyine ngiye numva ko ari ikinamico bari gukina. Nahise numva ko ari ikinamico bari gukina. Oya, byari biri seriye da? Byari biri serious? Byari biri seriye. Ariko mu by'ukuri tuvugishije ukuri biriya rwose ni ikinamico pe. None se umuntu ngo yaravuye mu Busanza, abantu ngo bahuriye mu Busanza, ngo basanzwe basenga, bafite uko ngo barabonekerwa, ngo babonekewe na Bikira Mariya, basanzwe ari abakristo gatolika. Yego. Hanyuma bemera ibyo Kiliziya Gatolika yemera kandi yigisha, bazi uburyo papa ashyirwaho, bazi inzego za Kiliziya, bazi ko hariho diyoseze, umwepiskopi, bazi na roho mutagatifu ariwe tuzizihiza ejo Pentecost. Barangiza bakavuga ngo dutoye papa, tumutoreye mu Busanza. Yego. Kubera ibonekerwa bagize. None si ibonekerwa wowe ntabwo uryemera? Ntabwo mpakana ko ibonekerwa ribaho, ariko amabonekerwa muri Kiliziya afite uko agenda. Ntabwo wabyuka mu gitondo ngo wabonekewe. Kiliziya ifite uko igena amabonekerwa, ifite ababishinzwe, ifite ubuyobozi bwa Kiliziya bushinzwe kureba bakavuga bati uyu nguyu yarabonekewe, ari kubonekerwa, reka dusubire nko dutange nk'urugero ku mabonekerwa y'ikibeho kugira ngo yemerwe. Byatwaye imyaka myinshi. Reba amabonekerwa yabaye muri 1981, 1981 na 2 na 3.
ariko akaza kwemerwa nyuma y'imyaka 20 n'ingahe 30 urumva ntabwo byoroshye. Ababonekerwa rero muri kiliziya none se amabonekerwa reka ngusubize inyuma ho gato, ni gute ushobora kumbwira ngo kiliziya ifite uburyo igena amabonekerwa niba njyewe mbonekewe nkabikubwira nkakubwira ibyo nabonekewe, kiliziya iraza kumenya gute ibyo nabonekewe ko ari njye nyine wabibonekewe? Iraza kumenya ko ari ibyanyabyo gute? Iramenya ko ibyo bintu nabibonekewe gute? Ubonekewe rero yegera inzego za kiliziya, kandi burya n'ababonekerwa yabaye byanze bikunze biramenyekana. Yego, kuko uwakubonekeye tuvuye ko n'ibikira Mariya wakubonekeye cyangwa ni Yezu wakubonekeye afite n'uburyo ari bugufashe gutambutsa ubwo butumwa bugatambuka kandi bukemerwa muri kiliziya. Ni ukuvuga rero ko iyo bumaze gutambuka ababishinzwe cyane cyane tuvuze nk'umwepiskopi muri iyo diyoseze, abapadiri se n'abandi bashinzwe ukwemera kwa kiliziya barafasha mu kugenzura niba ubwo butumwa koko atari ubutumwa bw'ubuhimbano, niba koko ari amabonekerwa ya nyayo. Hanyuma nibamara kubigenzura babone kubitangaza. Ariko we ntabwo uzavubyuka mu gitondo ngo nabonekewe uhita utangira gutangaza ngo ndabonekewe, kuko benshi bagiye babitangaza muri cya gihe cy'amabonekerwa y'ikibeho nabo bakishyira mu babonekewe bakavuga bati nanjye narabonekewe, ariko nyuma kiliziya yazakora ubushakashatsi, za enquete zakozwe ikazasanga ko abo bantu bamwe babyihangishagaho cyangwa basubiragamo ibyo bumvise abandi bavuze. Hari nabo meruka kubona i Musanze ngo ni Musanze ngo barabonekewe ku ipoto rwose y'amashanyarazi, ni ipoto y'amashanyarazi babonye ni Kabgayi ngo hari abandi bari kubonekerwa muri iyi minsi. Ariko se ko babonekerwa se ari kujya bamica abo bose rero baba bagomba kwegera kiliziya. Ababonekerwa hari abantu byanze bikunze muri kiliziya bashinzwe kubireba, yego, no kugenzura niba koko ari ibonekerwa rya nyaryo. Ntabwo umukristo rero akwiriye gutwarwa n'ibyo yumvise byose bavuze ngo nuko kana kavuze ko yabonekewe. Yego, wenda reka ngaruke kuri bariya bavuga ko bitwa batowe akaba barabonekewe. Urumva ubonekewe uri muri kiliziya ariko ukaza uvuga ko utemera uko amabonekerwa y'ikibeho yagenze, cyangwa utemera ibyo kiliziya yatangaje ivuga ko hari ibindi byinshi benda kiliziya itatangaje, cyangwa ko hari abandi babonekewe wowe ubona kiliziya itatangaje, cyangwa se ufite ibintu runaka utemera, yego, utarigeze wegera inzego za kiliziya ngo uzibwire uti ababonekerwa y'ikibeho byagenze gutya, ko mbese wibarize nawe cyangwa ubarize n'abandi. Yego, hanyuma ukajyaho mwebwe umupadiri muri kumwe, ababikira se, abihaye Imana n'abarayiki muti dutoye papa. Rero ntimwatoye n'umwepiskopi, ahubwo ukuntu bahise bahera ku rwego rwo hejuru rukuru bagahita batora papa. Urumva icyo kintu niyo mpamvu nakubwiye ko ngenda numvaga bari gukina ikinamico. Narindi kubiganira n'umusaza mwarimu Karegeya, namubwiye ari kwibaza ukuntu bahereye ku muntu mukuru kuri papa kandi inzego zigenda, inzego zose ku isi turazizi uretse n'iza kiliziya. Hanyuma njyewe mva ukuntu nahise mubwira, namubwiye ngo batoye papa kubera ko ari ubwa mbere ari we mukuru wabo, none hari uzagenda yimika akazashyiraho kiliziya, agashyiraho kiliziya yiwe. Njye nuko nabitekerezaga kuko nanjye byari byanyobeye rwose. Ibyo bintu rero birimo urujijo, kandi birimo njye mbona harimo kudashishoza. Ushishoza uri muri kiliziya ureba inzego za kiliziya uko zisanzwe zubakitse. Karidinari babimubajijeho, dufite karidinari, yego, babimubajijeho avuga ko bagiye gukora iperereza bakareba ikibyihishe inyuma. Tunashimire urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko iperereza ryakozwe kandi bafashwe. Urumva nyine hari ibyo umuntu yihangishaho akaba ari no kwiteza ibibazo. Buriya mbona hariho ikintu bagomba kwitondera. Bagomba kumenya ko bari muri kiliziya, bakamenya ko bafite paruwasi babarizwamo, bafite imiryango ya Action Catholique babarizwamo, bafite diyoseze babarizwamo. Icyifuzo bafite bakahiyeza ku mwepiskopi. Yego, karidinari
Antoine Cardinal Kambanda ni umuntu kwegera bitagoye bagomba kumwegera ntago yishyira hejuru aca bugufi cyane bari kumwegera bagatanga igitekerezo cyabo akabagira inama kuko ni umubyeyi umwepiskopi burya bari umubyeyi wabari muri iyo diocese bose bahita rero bazamuka ngo bagiye gutora papa batari banatora n'umuyobozi w'umuryango remezo wa Centrale na Paroisse bifata nko kurengera rwose ngende uko nabifashe kandi mbona nta handi hantu byari bugere ni irihe somo ririmo wasangiza abandi bantu b'abakristo muri rusange kugira ngo ibyo bintu naho bimenyekanye bijye bikumirwa ni irihe somo ririmo isomo rya mbere natanga ku banteze amatwi no kubabonye ibi bintu byose bose kuri iyi si kuko byaragiye bigera hirya no hino ku isi ibije byose ntabwo ariko dukwiriye guhita tubyirukiramo umuryango runaka uvutse hariya ngo ni uko uzanywe n'umuntu usanzwe ari umukristu ntabwo ari ngombwa guhita uwujyamo wirukiramo banza ugenzura umenye niba kiliziya iwuzi icyo ni kimwe aho ni ku ruhande rw'abakristo ariko noneho n'abandi bantu batari abakristo cyangwa se batari n'abakristo gatolika ibintu byose bije byirukanka ntabwo ariko tubyirukira twitonde guhita twirukira abantu cyane cyane abangaba bitwa ngo ni abahanuzi baba bahanura ariko bamwe ni abahanura b'inyuma inyuma rero hari n'abari bararahanuye ngo iyi pasika yabaye ejo bundi ngo ntabwo izaba ngo ya 2026 ngo bizagenda gute ngo ntabwo pasika yagombaga kuba ngo isi yagombaga gushira byisi byo gushira byo nagiye byumva kuva ndi umwana ngo iki gihe ngo itariki izashira ngo izashira ariko dore na n'ubu ndashaje none ndashaje isi iracyariho urumva rero niyo inama ya kabiri nagira abantu ni ukugendera ku ijambo ry'Imana n'ijambo ry'Imana Yezu ubwo yaratubwiye ngo aho si ngombwa ko tuzirukira aho bavuga ngo ndi umuhanuzi hazaza muri iyi minsi ya nyuma Yezu yarabivuze ngo hazaza n'abahanuzi b'ibinyoma abiyita ba Kristo abiyita Kristo noneho dutangiye kubona n'abiyita papa urumva rero ahubwo dukurikire inyigisho z'abadukuriye muri kiliziya no mu madini yandi dusengeramo tureke kugenda hirya no hino twirukanka ngo turi gushaka Imana tunyure mu kuri nyine mu nzira ya nyayo hano rero kuri Rimba Media TV n'ubundi twibera mu muziki hari umunyamuziki wabayeho sinzi niba akiriho nabyo uraza kubitubwira bamwita Mozari Mozari ni muntu ki Mozari ni umuntu ufata gute wowe ku ruhande rwawe Mozari ni igihangange ubundi yitwa Amadeus Mozari Wolfgang Amadeus Mozari ni izina rero rikomeye cyane mu muziki w'isi nta nubwo ari umuziki wa kiliziya gusa ahubwo cyane cyane muri musique classique icyo twita classical music Mozari rero yari umuhanga ukomeye cyane mu guhimba no mu gucuranga umuziki wa kera nyine uwo nguwo umuziki wa kera ariwo twita classical music classique akaba rero ari umuntu ikibazo cya mbere warumbajije ngo niba kiriho ntabwo akiriho kuko Mozari amaze imyaka myinshi apfuye Mozari yavutse kamaze igihe yavutse ku itariki 27 Mutarama 1756 1756 avukira ahantu hitwa Salzburg mu gihugu cya Autriche muri Autriche sibyo Austria hanyuma yaje kwitaba Imana umva imyaka ishize yitabye Imana ku itariki ya 5 Ukuboza 1791 urumva imyaka ishize ariko isi yose iracyazi Mozari ntazigera yibagirana kuri isi ya rurema yaguye i Vienna niho yitabiye Imana yabayeho rero imyaka 35 gusa
imyaka 35 ni imyaka ubuzima bwe ni imyaka 35. Akaba rero afatwa nk'umwe mu bihangange mu mateka y'isi, bitewe n'uburyo yanditse ibihangano bye birenga 800. Yanditse ibihangano birenga 800 ku buryo byasize amateka adasibangana, adashobora gusibangana. Mozart rero ni uwo nguwo muri makeya, yahimbye indirimbo nyinshi cyane. Yego. Yahimbye ubwoko bwinshi bw'indirimbo, ariko Mozart umuziki we watangiye akiri umwana. Umuziki wa Mozart watangiye mu bwana bwe, ndetse ubundi awukomora kuri se, baravuga ngo isuku igira isoko mu Kinyarwanda. Se nawe yitwaga Mozart Leopold Mozart, akaba yari umwarimu w'umuziki, akaba n'umucuzi w'indirimbo. Se wa Mozart yari umucuzi w'indirimbo. Abacuzi b'indirimbo urabazi? Umuproducer. Ubwo iyo tuvuze abaproducer tuba tuvuze nka ba pro. Abacuzi. Yari umucuzi w'indirimbo. Uwo nguwo rero urumva ko niho impano ye niwe ayikuraho. Akaba yaragiraga na mushiki we nawe wari umuhanga mu muziki, ariko ubu turi kuvuga kuri Mozart. Mozart rero yabaye umwana w'igitangaza, aho yagaragaje impano itangaje akiri muto cyane mu muziki. Mozart ku myaka ye 3 yashobora gucuranga inanga. Ku myaka 3 kandi agacuranga ibintu byumvikana. Ku myaka 3 harpsichord yarayicurangaga Mozart. Hanyuma ku myaka 5 Mozart aratangira guhimba indirimbo za Mozart, indirimbo ze bwite. Urumva Mozart yari yoroshye se? Ku myaka 5 niyo mpamvu bamwise igihangange. Mozart ni igihangange. Umuntu w'umucuranzi wese aho yaba ari ku isi, ucuranga piano, ucuranga org, agomba kuzirikana Mozart. Benshi bigiye ku ndirimbo za Mozart, hari n'abazarinda dusaza cyangwa abasaza batari bashobora kuzicuranga, kubera ko uburyo yacurangagamo indirimbo Mozart byari mu buhanga nabwo bw'ubuhanga. Kuki wahise hari abacuranzi benshi ku isi bagiye bacuranga, haba mbere ye ndetse na nyuma ye, kuki ari we wahisemo cyane? Mozart rero buriya n'amakorari akomeye ku isi, n'amakeur, kuko burya habaho ikinyuranyo hagati ya chœur na korari. Bidutandukanyirize. Korari ubundi ni groupe y'abantu baririmbira Imana. Yego. Baririmba indirimbo z'Imana. Yego. Chœur ishobora kuba irimo nabwo baririmba n'iz'Imana, ariko bashobora no kuririmba indirimbo zindi zifasha mu mibereho mu mibanire myiza y'abantu, sibyo? Zihamagarira abantu ubutumwa runaka bwiza. Yego. Ntabwo rero chœur muri rusange igomba kuba ari chœur gusa, ari groupe gusa y'abantu baje kuririmba muri kiliziya cyangwa mu rusengero. Nubwo bwose no mu rusengero byemewe. Imitima yabo rero igajya hamwe, amajwi yabo akajya hamwe, bakaririmba, yaba korari bitewe n'impamvu yabazinduye, yaba chœur nabo n'impamvu yabazinduye. Yaba chœur rero, yaba na korari, bose kuri iyi si bazirikana Mozart. Benshi baba baririmba ibihangano bye. Yego. Abacuranzi bacuranga ibihangano bye. Yego. Benshi babyigiyeho, abacuranzi benshi nanjye ndimo, ibihangano bya Mozart n'ubu turacyakomeza kubyigiraho, tubyigishirizaho abiga. Mu maradiyo bakoresha imiziki ya Mozart, amateleviziyo akoresha imiziki ya Mozart, kubera ko Mozart yahimbye ibihangano, yari yahimbye symphony, icyitwa symphony, ubutaha tuzabigarukaho dusobanura symphony. Yahimbye icyitwa symphony zirenga 40, incurango zicurangitse ku buryo uyitega amatwi ukongera ukayitangira ntuyihage kubera ubuhanga burimo. Symphony zirenga 40, harimo yitwa Jupiter
cyangwa Jupiter. Iyo symphony ni symphony ikomeye cyane. Ariko yahimbye aricyo ngarutse kuri ya makorali n'amakera. Yahimbye indirimbo zo mu bwoko bwa opera. Indirimbo zo mu bwoko bwa opera nyinshi. Harimo The Marriage of Figaro na The Magic Flute. Izo ni opera zamamaye ku isi hose, usanga n'amakera akomeye yo ku isi iyo ari mu bitaramo bagomba kuririmba izo ndirimbo. Nta nubwo ari abantu bose bazihangara, ariko hagati aho icyo ko zirimo ubuhanga bwinshi cyane, zirimo ubuhanga bwinshi rwose, zirimo ubuhanga rwose bwinshi cyane. Yanditse indirimbo nyinshi cyane kandi z'ubuhanga za gihanga, ku buryo mu maseminari, mu mashuri y'umuziki, mu makonservatoire bazirikana iteka Mozart. Nubwo nyine harabusoma ku rupapuro gusa ngo Mozart, Amadeus Mozart akitambukira, ariko burya ukwiriye gusubiza amaso inyuma ukibaza ngo Mozart ninde? Mozart ninde? Mozart ninde? Yego. Ubu se sinagushimira tukararikira abakunzi bacu ikiganiro gikurikiyeho, bitewe n'uko iki ngiki bacyumvise, baraduha n'ibitekerezo, batubwire aho twakomereza, banatubwire aho twatannye. Rega nibo dukorera, bagomba kutubwira aho byagenze neza n'aho bitagenze neza, kugira ngo twikosore ndetse tunatere imbere. Nta kibazo. Nanjye ndagushimiye Elize. Ndagushimiye cyane Elize nawe. Yego, ngewe ariko burya nitwe Eliyazari. Ngewe nkunze rero ko kwita Elize. Abenshi banyita Elize, abandi bakanyita Eliyezeri. Mbivuze barambwira ngo ngo undi muremure, ngo wa musore muremure. Hano tugira n'umwana witwa Elize. Nibyo bahise bambwira. Yego, turamugira. Ngewe nitwe Eliyazari, tugira n'umwana witwa Elize. Yego, ndagushimiye cyane rero. Urakoze cyane rwose. Ibiganiro byacu hano kuri Ririmba Media TV byo nakagaruka.